hagomba kuza izina ry'umutoza yabivuga nyamagambo ukomeye arimo n'umujinya. Biragaragara ko none bya cya kintu Alonso yasize amubwiye ari bari kucanariza. Ese Alonso ajya kugenda amubwije ukuri? Yamubwije ukuri kose. Yambwira urimo urarera nabi face to face meeting. Bifungiranye muri office. Urimo urarera nabi aba bakinnyi badashobora kubaha abatoza bizakugiraho ingaruka. Abwira muzehe cyane rwose. Ibyo nibyo perezida yavuze ngo nkeneye umutoza ufite experience n'inkoni. Dressing room idashobora gusuzugura ubwo ikeneye kubaha. Ayo niyo magambo perezida yakoresheje. Ubwo Robert ntawe hari umwaka utaha. Oya. Ubwo muri akadeni ivuga yuko ngo Jose Mourinho ngoye mu gutekerezwaho we yavuze ko ngo byaba byiza aramutse naje Robert yakamwongiriza. Nave mu bishokoro nazi. Urukumva? Ubwo rero muri Real Madrid inkuru nyine nuko umutoza umwaka utaha azaza umutoza ntituzi wari we ariko ngo umutoza uzaza ni umutoza ufite experience. Ntago ari bya bintu byo vuga ngo noneho ngo tugiye guha amahirwe ngo umwana wacu Robert wango oya byahombye. Alonso agenda amubwije ukuri turi murarera nabi ubu none atangiye kubyanariza neza ko ari kurera nabi. Uramutse se usa n'uwiyambuye igikundiro ugira kuri Jose Mourinho. Yego nta kiyambura ntago byankundira. Navuze usa ntago ngwe kukiyambura ntago wabishobora. Biragoye. Hari abatoza rukebura igikundiro cyo byangora. Jose Mourinho Pep Guardiola kwiyambura igikundiro cyabo byangora. Mpamvu nanjye byangora pe. Usa nk'uwiyambuye icyo gikundiro. Kuko ntabwo nakubeshya. Umuntu kamere yose kamere umuntu ntajya buri akantu k'uburyari. Usa n'uwiyambuye igikundiro akoresha uburyari aryaryemo ugasa niyo wanaryarya ahita nkakora kwa Bekera ati nawe cyo zero kamabeke. Yes Bekera batwasivuze wumva koko Mourinho akwiriye kugaruka i Bernabeu. Nirengagije nyine icyo ngicyo wari ugarutseho nkagendera ku cyo perezida yavuze cya experience ahubwo Real Madrid ikeneye Jose Mourinho kuri n'abandi batoza bari bose niyo yaza agatoza imyaka 2 yonyine. Urakabije ntabwo nkabije ndimo ndagendera kuko nibyo Jose yagiye agira ibintu biri controversial yagiye agira utuntu twinshi cyane ariko ikintu gitangaje nanga style nangaha nubwo Jose akiri nyine wa muntu abantu badavugwaho rumwe ariko aracyari umutoza mwiza. N'ikimenyimenyi reba nyine muri Benfica ibintu barimo gukora ntaratsindwa aba yaraje agasanga ikipe nka Benfica bisa n'ibyayirangiranye. Yaranyuze muri Turukiya ageze muri Turukiya wenyine ajya gusohoka bati byagorana yuko hano muri Turukiya champion ishobora gukomera mu gihe cyose basifuzi bose bagafana Galatasaray. Ibyo byose utwo n'utunyine mu nyabagiye avuga ariko dashimisha ariko ugasanga sometimes ibintu muri nyewe ikintu apfa n'isi cyane isi ntago ikunda abantu bavuga ibi ukuri mazina yabyo nyakwijana kwijana bashaka nyine na bwa buryari aho rero bigasa naho cyane umunyaka udakunda kumvikanaho n'abantu. None ngandebye kuri experience tugende kuri experience kuko atoza barimo kuvuga bafite experience ni Klopp ni Jose Mourinho ni Didier Deschamps ni Pochettino. Abatoza bo to be honest Jose Mourinho ararusha experience uko tubagarutse abo bose. Hakazamo ikindi kintu cy'ibyo barimo gusaba Real Madrid bijyanye na investment yakoze mu kubaka iriya stade harimo n'ibyo bintu by'amadeni menshi. Klopp bivuga yuko ngo yaba yaravuga ati ndamutse nanaje mu ikipe ya Real Madrid nasaba ugibuze abakinnyi barijera batanga. Jose Mourinho akavuga ati jewe nasaba bakeya binyuma gusa ahandi nagerageza gukora iyo management kujyanye na experience Mourinho abatoza bose bari kuri liste arabarosha experience kuko na perezida avuze ko akiri umuntu ufite experience. Byaba bikemura wenda igisa n'ikibazo bamaranye iminsi kuko imyaka 2 Clarisse imaze kuba myinshi cyane mu kubura ibikombe. Ariko wowe urabona Jose Mourinho koko ari umuntu wagaruka i Bernabeu akaza akashyira ibintu ku murongo? Ikibazo cyaba nta muntu ushidikanya ku bushobozi bwa Jose Mourinho. Ikibazo cyaba ari ukuntu mujya mutwarwa nanone n'amarangamutima y'aba basaza ya kera yabaheranye ya kera mukabaryamaho. Uribuka kantu ka Benfica twigize garuka wongeye nawe twumvikana ngo nge nawe twenyine abandi bose bakatakumva ati aka kantu Madrid yakoze nagakuryo kugira ngo ikomeze. Kariya ni nyine ni nagakuryo Madrid yakoze kuri Jose Mourinho yari bizinze ko abarusha Mantoroma araza gutegura ikipe Mantoroma kubarusha aravuga ateka tuyikorobe. Clarisse wumva ari umuntu nyine nawe nakumvise kuko muze uracyamuriho. Oya muze na muntu utamujyaho nyine ukagira akantu kw'akadute kuntu muri no minsi yaramaze ameze nk'umuntu nimba nakoresha gushita cyangwa se wasubiye inyuma mukuntu aho umuntu akaba yabidawutinga kuko turebe agisohoka hari ama equipe cyangwa se hari ahandi Jose Mourinho agomba kujya kuki yahisemo kujya Turkey
kuki ari Jose Mourinho twabonye ama ekipe akomeye arimo umuntu yatanga urugero rwa Paris Saint-Germain kuki itageze inyengo imutekereje ahubwo yaramutekereje Mourinho uze inkuru twayikozeho hano ubu ajya Paris Saint-Germain burya Mourinho niwe wanze kujya ku kazi kayo mbere ko wapetinga Luis Enrique ko yavugaga ko ngo ubuyobozi buri hariya atakumvikana ibyo ngabigishije yabasabaga ariko ashobora kuko nka Ocampos uyobora Paris Saint-Germain ubu ngubu niwe ubwe wari watanze igitekerezo cya Jose ko yakwinjira umwanya wa umuntu bari barakoranye muri za Real Madrid kuko Ocampos akoranye na Jose Mourinho muri za Real Madrid no scout we na za FC Porto niwe watanze igitekerezo cya Jose ariko Jose Mourinho sibinga atavuganagaho n'abaparisien kuko birangira we ufuye muri Paris Saint-Germain avuga ati ntago nyiconsidera rwose birashoboka ko yabaye nka kwa kundi cyo tubona n'abakinnyi Ben avuga ngo reka nse nuwongera kuroransa kariyeri wenda dufashe duryo ikindi bavuga ko 2010 burayinjira muri Real Madrid icyo turi kuvuga kiri kubura muri Real nicyo cyari gihari buravuga ngo aza bakoresha mu byo bavuga ngo yararishepinze ikintu cyitwa mentality na competitive mu ikipe ya Real so niba imuzana 2010 ibona ko ari cyo yamisinze cyangwa se yabuze muri iyo myaka yego akaza akakigarura icyo gihaza kubigwi atarafite n'ibyo yasize kuri Real ubunyeka ko nabyo tuvuga ngo abatoza batora ukuntu muze Perez yana somehow erega nanuza icyo kintu nega nancuro tujye byamubayo ncuro yamaze gushita Napoli Everton ariko bakenera leadership muri dressing room bakenera umutoza bakimba agomba kubaha nibyo character ya Jose Mourinho niya karanchuro ziri totally different ariko intamuze yo gutsinda ona ko batsinda cyo kimwe Ancelotti yaje muri Real Madrid avuye muri Everton mu gihugu cy'Ubwongereza atari Everton nziza Everton imbaho ariko Jose na Ancelotti warubonye kurara yikitanye kwikora neza mu gihe cyari gitoya cyane bari bakeneye umuntu ufite iyo leadership abakinnyi bashobora kuba uko icyo kibazo Zidane kuva yagenda cyo gitangiye kuba muri Real Madrid n'ubundi Ancelotti arazi byose bikira ku murongo kurinda kugera ejo bundi yigendeye mbona kuri leadership rwose kuri Jose kuri none experience kuri no groupe hari niyo yaza akabafasha imyaka 2 gusa kunyura kagenda kuri Real Madrid byo urebye uburyo abakinnyi bameze nicyo Xabi Alonso yasize amubwiye kuko Florentino Perez ajya guhamagara Xabi Alonso nk'umutoza yaramubwiye ndagushaka nk'umutoza w'igihe kirekire uzaza tukubakana equipe y'igihe kirekire ibuze kuza kuba ari equipe y'igihe kirekire bivuze ko Real Madrid yashakaga byibura umutoza w'imyaka 8 kuzamura wenda mu gihe byaba bikunze niyo mpamvu yamutanguranwe bakanamusaba yuko abagumye muri Leverkusen akazaza umwaka wundi ukurikiyeho kandi akabyemera byari kiganiro bigaragara ko cyabayeho ariko wenda Jose Mourinho ni umutoza ufite izo skills n'izo karite zose bagarutseho bagenzi banjye ariko Jose Mourinho si umutoza w'igihe kirekire ni umutoza wa quick fix kuvuga ngo hari ibibazo bimeze gutya na gutya muri dressing room akaza nawe akagira bamwe ashwana nabo mu bakinnyi waba umwumva muri ako kanya akagira abakuramo bagasohoka kugira ngo ikibazo kibanze gikemuke akaza imyaka 2 umwaka wa mbere akakora ibyo wa kabiri agatwara hafi ya byose uwa gatatu nawe mukamuracwanya akagenda n'uwo Mourinho niko ateye nta hantu ari abasezo zirenze 3 mu mitoreze yikurikiranye siko bimeze rero ngiye mbona gushaka umutoza ushobora kuvuga ngo aze akuremo icyo nakwita nk'ibirayi biboze ku bushobozi bwaba buhari ubwo aribwo bwose twabonye ngiye mbona fast choice mu gihe yaba abonetse kuri Real Madrid yagakwiye kuba Jurgen Klopp. Klopp mu makipe atatu yatoje yaba Mayanze yaba Dortmund yaba Liverpool na amakipe yose yasangaga hasi yego akaza agafata igihe kihagije yose yajya yatoza imyaka iri hejuru y'7 akayasigara amakipe meza. Jurgen Klopp ni umuntu uribuka ibibazo kuva bahurira muri Liverpool ibibazo bya Sadio Mane na Mohamed Salah byagiye bivugwa kenshi ariko arabyitambika barinda bamarana imyaka bamaranye hafi 8 birangira Sadio Mane agiye nyuma ni nabwo Mane nejo bundi yagendaga bigarukaho akavuga ukuntu umutoza yamumanagingaga. Klopp muri cya kiganiro yahaye wa mufana wa Manchester United baganiriye kinini cyitwa ngo ni Dialogue CEO yavuze ngo kumanaginga umukinnyi cyangwa se gutoza bisaba no kumenya
uko umuntu ateye kugira ngo umufashe. Uko ndi buze gufasha umukinnyi wo mu Burayi siko ndi buze gufasha umukinnyi wo muri Amerika y'Epfo cyangwa muri Afurika, bijyanye n'ubuzima baba barabayemo, baba barakuriyemo. Nzi uko nganira nabo. Uko ndi buze kubwira Trent w'imyaka 20 bitandukanye n'ibyo ndi bubwire Milina w'imyaka 33. Ni ikiganiro kinini yakoze asobanura uburyo yagendaga ahuza group. Icyo kibazo rero nkabona muri Real Madrid n'uyu munsi kirahari, cyane cyane ku mazina biraremereye, Vinicius Junior na Kylian Mbappe na Jude Bellingham mwongera yoroshye. Ukareba rero akagahenge gato bagize ko kugira ngo bitagaruka muri media, buriya nuko Xabi Alonso yavugaga ngo equipe twafashe umwanzuro uko Kylian Mbappe ari ugomba kuyobora, sibyo? You have to understand, ukanyumvira wowe Vinicius cyo nkubwira, niba udashoboye kugaruka inyuma ukabuvunisha Careyas uravamo. Akaba yabikora no kuri match iremereye ya Clasico nka kuriya kugezaho amutukiye kuri kamera Vinicius Junior batuteye ibuye ku karere ucokoje umuntu ukomeye. Mbona mu gihe yaba ahari bishoboka ko baganira bakuzuzanya, kuko Klopp nanone ntabwo ari umukinnyi ntabwo ari umutoza w'abakinnyi bahenze. Bahenze cyane nyine ngo uvuge ngo ni wa mutoza aza kugusaba abakinnyi 5 ba miliyoni 80. Biranashoboka ko ashobora kuba yakora abakinnyi bakaba abakinnyi b'ibitangaza kandi ku giciro gitoya cyangwa se even no muri academy. Urugero rwiza ni ba Robertson ukuntu bagiye binjira, abo ba Trent yagiye azamura muri academy, byarangiye babaye abakinnyi beza, abo basara binjije ku gihe cye ku mafaranga make miliyoni 42. Hari uburyo mbona ari umutoza uzi guhuza situation yose. Impamvu mvuga Klopp nuko na Real Madrid ivuga ngo nzahendwa n'umukinnyi uri munsi y'imyaka 20, kuko kuva 2019 Real Madrid ntiragura umukinnyi hejuru ya miliyoni 50 arengeje imyaka 20 nta biragura. So bakavuga ngo niba ari uwo murongo mushya bagiyemo, abo bakinnyi na isoko rigeze turimo turabona bari munsi by'ibura miliyoni 50 barengeje imyaka 20, tuzakora investment mu bakinnyi barimo, tuzemera dutange miliyoni 75 kuri Endrick wa 17, ariko ntituzemera kuzishyira kuri Saliba. N'uwo murongo basa nkaho bariho. So rero nge mbona na style y'imikinire ya Klopp n'uburyo Real Madrid dusanzwe tuzi nayo ikina yaje direct yihuta igera ku izamu, akaba yabafite abo bakinnyi amahirwe nakaba asanzemo n'umukinnyi wumva neza imikinire ye witwa Trent Alexander-Arnold. Mbona Klopp yaba amahitamo ya mbere kuri Real Madrid, kuko icyo kintu cyabaye cya man management, yaba ku mutoza mwiza arabizi, kandi nawe ejo bundi yitangarije ko atararitaringa mu byo gutoza. Bishobora gutera impungenge Perez akavuga ati se nibyo kuko n'umutoza mwiza Klopp, ndinjiza umuntu mushya muri iyi migirire y'ikipe ya Real Madrid, nshobora gutekereza mu bandi twabanye, kandi uyu munsi dufatiye nko ku buriya mbona nk'iyi mikino yabahuje muri playoffs Real Madrid na Benfica, nayo hari icyo yongereye kongera kwibutsa iryo zina rya Jose Mourinho. Wanareba nuko ari kwitwara muri Benfica ukabona ko asa nka ari Jose Mourinho wagarutse n'ubu Mourinho bwe, ahubwo igihe kibazo ngira kuri Jose Mourinho gukorera kuri aya ma equipe n'ubundi amugarura kuri pressure. Yaba ari umusaza uri kwigendera yishakira anajya gukorera mu makipe atamutera igitutu, kuko byanavugwaga ko na nyuma 2026 ikipe y'Igihugu ya Portugal ishobora kumutekereza akajya gutoza ikipe y'igihugu. Kumugarura Madrid muri uyu muriro Perez ntiyakwisanga nanone yirashe mu kirenge. Nge mbona wenda abandi babivuga zo mpungenge mba mfite, nge mbona wenda n'abandi baza gukomerezaho. Real Madrid nayo iri mu gihe cyo kubaka icyitwa new era. Kuko nk'aba bakinnyi twavuga ngo baba senior bakuru basigaranye Thibaut Courtois, sibyo? Wenda na Vini wageze mari mutoya na Rudiger udafite igihe kirekire hari ariko mu bigaragara cyaterwa n'umutoza. Wenda byaterwa n'umutoza, ariko as of now bigaragara ko n'amasezerano ye biracyahari. So nukuvuga ngo Thibaut Courtois nawe uri murabyina amataha cyangwa se uri murakama marindira, asigaje igihe gito cyane hariya, kuko n'imyaka irimo iragenda. Nkabona rero mu kubaka generation nshya kuri iyi equipe ifite abakinnyi batoya ba Careyas, ba Dean Huijsen, ba Trent bari muri iyo 27 wavuga ngo baracyafite imyaka 6 byibure kuba bakiniraho. Ukareba abakinnyi ba Chouameni, ba Dagler, ba Mastatono basinyishije, ba Endrick bazagaruka, ba Vinicius bakiri bato. Mbona ahubwo bakeneye undi mutoza uri buze kubakana
na ekipe ya Real Madrid n'ubuyobozi uburyo bw'igihe kirekire long term project cya kintu batabonye muri Xabi Alonso uri ku kuri gitekerezo side yo kuvuga ngo cyo kuvugurura. Mourinho n'ubundi kugaruka ni umutoza mwiza ibyo byose bavuze pe yaza akabihurizaho muri aka kanya bigakemuka ariko 2028 nawe akagenda ariko ku rundi ruhande wenda tugera muri cyakane wenda mushaka gukweshoninga kuri Jose Mourinho ko abana bakinyi batoya oya si no kubana n'abakinnyi batoya kuko nabundi ahubwo Jose urumva ikibazo kiri muri uyu munsi tugendeye ku byo tubona uvuga ngo ikibazo cyane kiri muri dressing room tutarajya kuri dressing room tubanza twemeranye ko umusaruro w'imyaka 2 ni mubi cyane. Icyambere hakenewe umutoza wo kuza kubyaza umusaruro abakinnyi bari muri kuko ntuwaba muri Real Madrid utari bubyazwa umusaruro kugira ngo Real Madrid twari ibikombe biragoye quick fix kugira ngo ubu hari deja muri Real Madrid nuko ugomba kugira uruhare mu kugira ngo Real Madrid twari ibikombe. Yego bivuze ko aba bakinnyi bahari n'amaburaburizo ntibakabuza igikombe kimwe mu myaka 2 byibura mu gutekereza rero umutoza akwiriye gutekereza umutoza wo kuza kugira gute kubaha igikombe kuza gutwara kuko haje undi ugiye gushyiraho wa gatatu nanone ni igitutu cyiyongera. Iki ni icyambere iki cyakako tutiranje ku cyo Deus yavugaga Real Madrid ni ukuvugurura kuko hari abakinnyi ubona hari liste nini yabo turi kubona bashobora gusohoka bakagenda kubera wenda amasezerano yabo bari ba Carvajal ba Arba wa mu mediateur wawe harya yitwa nde ugenda n'amaboko neza ba Sebarosi nagaro wangire no noneho ngagenda te mbona amaboko ajya ngo nta muriho noneho hakabamo ariko n'ikindi kintu Perez nawe agomba kwibwira nawe ku giti arasabwa kongera kuba Perez ku isoko ngerere ikibazo ngifitanye nuko Jose Mourinho yagaruka i Madrid kuko Jose Mourinho yagarutse i Madrid bya bibazo byose rutangiye kwibaza bisanga aho byahita bikemuka nta muntu umuvugiraho cyane cyane ku bakinnyi niba Jose Mourinho ahari ni nkuko Carlo Ancelotti yaba hagarutse Patro yagarutse ari hari cyane ntabwo uri buze kuza kunyeganyeza ngo urumva ngo mwarebye Xabi Alonso nyine mu mucamazi n'ubu ushobora gusanga hari abayaca Ruberoa ntago babura ariko kuri Jose Mourinho nicyo cyaba kibanje kurangira ahantu batandukaniye nuko Ancelotti yemera buri wese uko ari Mourinho we asetinga icyo standards ugomba kuba Mourinho akihagera takunda ukagenda wowe wabivuze Cajoliti igomba guhita iboneka ntiyabura ariko Cajoliti burya ekipe ishobora kuyihanganira mu gihe bigiye gutanga umusaruro ekipe ikihangana buri umutoza wese agafata ibyemezo ashaka wafatira icyemezo umukinnyi ushaka ariko ukamakinga ashaka deliverance bibyaye umusaruro nta muntu uri buze abandi batoza nta muntu uri buze gutera ibuye noneho tukareba n'abatoza rero bahari uyu munsi ubona ko rwose kugarura Jose Mourinho byashoboka ngende kwibaza Perez ntiyashiduka agiye guhora muri ibyo bintu by'ugaruka n'uzano akabura umuntu bashaka kubana imyaka 3 none ahangaha nibyo Jose Mourinho wenda ashobora no kuza kuhakorera iyo quick fix baranayikeneye no kurenza n'ibindi mwaka utaha ni ngombwa ariko tugendeye kuri Jose Mourinho naho yanyuze hose nanone Jose Mourinho n'umukinnyi w'abakinnyi n'umutoza w'abakinnyi bato b'abanyempano buriye unarebye ya Real Madrid yajemo icyo gihe Jose Mourinho abagura nta mukinnyi umwe ugize uri imyaka 23 cyetse abarone yazanye Mesut Ozil ari muto icyo gihe yazanye Angela Di Maria bari bato icyo gihe yinjije ba Sami Khedira bari bato icyo gihe yazanye Luka Modric sibyo yazanye Rafael Varane abo se abakinnyi bakorera Real Madrid igihe kirekire yego iyo urebye ashobora kuza gukorera quick fix ariko agasiga n'abakinnyi beza nimutanakomezanya nta kibazo kuko cyane ko yanivugiye ati ninjye umuntu wakoze ubusazi kuko Perez yamusabye kontara yaramubwiye ati nyongerera amasezerano uzagize 2016 Jose Mourinho yamubwiye ati reka inshuti yanjye magara yampamagaye ni ati ninjye mutoza njye nyine wakoze ubuswa bwo guhabwa offer ya kabiri muri Real Madrid nka Yanga yaravuze ngo ninjye musazi yavugaga kuri Ancelotti nguretse njye umusazi gusa wanza akazi ka kabiri wanza amasezerano ya Real Madrid naho ubundi niba Perez amushaka akwiye kwaguma icyo gihe Jose Mourinho nawe mugibuka neza Perez aramubwira ati nyongerera amasezerano tugiranye 2016 Jose Mourinho atari kwigora inshuti yanjye magara yampamagaye yitwa nde Roman Abramovich reka ngiye nusanga inshuti yanjye Roman Abramovich aranibika Ben ariko ageze kwa Roman Abramovich yarakeneye ikipe ivuguruye Jose Mourinho ikipe ivugura arigendera yamuvugururiye ekipe arangije yigendera yamugaruye Thibaut Courtois
aravuga ati no Peter Sech ninde muntu wese uri ubyibuka neza Ben icyemezo bavuga ko na Peter Sech undi yakigarutseho yaravuga ati kimwe mu byemezo byagoranye ni ugufata icyemezo cyo gukura Peter Sech mu izamu afite 31 ugashyiramo Thibaut Courtois icyo Jose Mourinho waragifashe nk'icyemezo kigoye ashyize Thibaut Courtois mu izamu aravuga ati ni umuzamu w'igihe kirekire Peter Sech uri inshuti yanjye nanjye wakuzanye aha ngaha turaziranye ariko imyaka nagusize ntabwo ari kimeze gutyo asigaye aguriye Chelsea abakinnyi bakiri batoya b'igihe kirekire ba Willian niwe wabasize hariya urabyibuka abo bakinnyi bose still byarangiye bahaye Chelsea igikombe nubwo Jose Mourinho yarigendeye siko byagenze se yego unasubiye inyuma Chelsea yatwaye Champions League 2012 yubatswe na Jose Mourinho 2004 ba Drogba n'aba Frank Lampard n'abandi abo bose niwo n'umuntu wabubatse w'icyakora araza akagukora ibintu byiza mugashwana cyangwa se akagira andi mahitamo akigendera ariko ni umutoza uzi gukora iyo quick fix sibyo aganatwara ibikorwa bagasiga n'abakinnyi benshi kandi beza batoya ko ni umutoza none uzi gukora n'abakinnyi batoya urugero nko bino Benfica iyi Benfica niyo kipe ifite moyenne d'âge ntoya mu gihugu cya Portugal ya kabiri cyane mpamvu baba bagenda kuri kubera yuko muri Benfica Jose Mourinho afitemo abakinnyi batatu gusa y'imyaka 30 abandi bakinnyi ubona ko akoresha benshi bari munsi y'imyaka 25 Otamendi harya niyaba niwe mukuru afite 38 n'uwitwa Siri wa 30 n'undi ufite 32 n'abo bakinnyi afitemo gusa abandi bose usanga ari mwene y'abatuye batoya usuye muri Real Madrid Jose Mourinho ari nayo yakoze amateka muze no kureba igikombe Madrid ya postinze uyu munsi imyaka 15 ishize cya Copa del Rey Jose Mourinho agitwara atsinda FC Barcelona ni Jose Mourinho yagitwaye kandi Ben Real Madrid iheruka gutsinda ibitego byinshi muri single season yari ni ya Jose Mourinho ibitego 100 123 aho yana amanota turi kuvuga amanota 100 niyo yagize ibitego 123 agahego ni amanota 100 ibitego 120 na bitatu na kimwe hafi aho ngaho ako gahigo Ben izo nuzo zose ni Jose Mourinho wazikoze azikora n'abakinnyi bakuru n'abatoya arangije arigendera aza Barca yari yamukubise bitaramuga ati ntabwo muzongera Inter de Milan yabayeho nziza Ben ni ya Jose Mourinho yayikoze mu gihe mu butane amakinnyi bato yamarabizi ko bigoye ariko byibuza yagerageje kumikisinga abakinnyi bato n'abakinnyi bakuru batwara treble muri Inter de Milan dusubira kuri ino equipe aheruka muri twa AS Roma none angaha Ben AS Roma irimo irahagarika abakinnyi amaze imyaka yivuyemo amaze imyaka 3 yivuyemo mu bakinnyi 11 bari kubanzamo bagenderwaho sibyo n'abakinnyi muri yahaye chance ari batoya yajaga ha chance ari batoya bari muri uyu muzamu wabo yayisavana muri Benfica uyu muzamu wabo bafite ubungubu w'umubiri ariko wasemo gufatira Serbia ni Mourinho yamuvanye muri Benfica ari mutoya aramuzana nanga no muzamu urebwa none se ubungubu nanga yo AS Roma iza kuza kubitaragize umuntu ngo uzayifashe kuyishakira umuzamu w'igihe kirekire afata umwanzuro ukora muri Patricio mwene wabo yari yamuzanye nka quick fix ariko amushakira undi munyezamu wa kabiri yo kuzafasha nuza igihe kirekire uyu Pellegrini yego si Mourinho yamuhaye chance muri AS Roma uyu nguyu Mancini umudefense ari kugenderaho uwo ni umutoza n'umunyigi Jose Mourinho yahaye chance abandi bose batari kubibona AS Roma irimo agarika mu bakinnyi 11 ariko ugasanga inkingi za mwamba ni babandi Mourinho yasize hasize kandi bari bakiri bato icyo gihe abaha chance inzu yabaje gukoreramo itandukanye nizo zose yego none wari cyo ndikorera ariko nanone bibuka ko nayo nayihereye kuko nayo yayisigiye beza banayifashije gukora amateka no kubaka igihe kirekire none hanga Real Madrid ntabwo ifite ikibazo cy'abakinnyi benshi ntabwo ifite nta nubwo ifite abakinnyi babi cyane ikeneye abakinnyi bakeya gusa no kugira inshingano